muraho neza. Nitwa Kabanyana Vanessa, ndi umuririmbyi wa korali God's Family ikorera umurimo w'Imana mu itorero rya Asayo Nyarugenge. Nitwa Ndikumana Elise, tubatumiye mu gitaramo cyo kwisabukuru y'imyaka 25 korali God's Family ifite yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 25. Iki gitaramo kizabera mu Rugunga, turatumiye muzaze muri benshi, turabatumiye turabararitse. Nitwa Nibyo Tabita, ndi umumambure wa God's Family. Murakoze, nanjye nitwa Yves, korali umuryango w'Imana God's Family yo muri Asayo Nyarugenge. Twishimiye kubatumira muri jubilei y'imyaka 25 tumaze dukora umurimo. Ashoje inshuti za korali God's Family ndetse n'abizera abadivantiste muri rusange n'abatari abadivantiste, turabatumira muri jubilei y'imyaka 25 tumaze dukora umurimo w'Imana hano muri Asayo Nyarugenge. Ni igitaramo kizagishimishije, kizabera muri kwitiro rya Rugunga. Turi kumwe na Ecodicier, turi kumwe na Hope in Christ, ndetse turi kumwe na Credo, ndetse turi kumwe n'abandi bavandimwe bose tuzabana muri iki gitaramo. Twishimira kuzabana nawe, ndetse turi kumwe na Ambassadors Junior. Imana izagufashe kubana natwe, dushimira Imana. Yego, murakoze. Amahoro, nitwa Telesphore Wabera, nanjye ndi umuririmbyi muri God's Family Choir. Twishimiye kugutumira, iteka duhana umugisha, iteka duhire jubilei. Tuzishimira kubana namwe, kandi hamwe n'Imana twizeye ko tuzishimana muri uwo munsi mwiza udasanzwe kuri twe. Murakoze. Mutumira abavandimwe n'inshuti, muzazi twifatanya n'uruzi. Tuzishimira kubana namwe. Ntazagira ubura cyangwa kererwe, ni saa 8 ku itorero rya Rugunga. Aha Imana ibahe umugisha. Ajya kudutegurira aho tuzaba